atabwa muri yombi yataye muri yombi igenda nabimenya ku kanya ariko inzego zibishinzwe ntabwo zahise zinkonfirimira ko yataye muri yombi kubera ko urumva iyo umuntu akoze impanuka bisaba ko babanza bagapima bakareba ibyo yagonze bagatera imetero bakareba bakanamusuzuma umugani wa ikigero cya alcohol kiri mu mubiri wiwe ariko icyumweru cyaragishize cyangwa nka 2 uribuka ko nigeze kubipostinga ariko nirinda kuvuga byinshi twinda kubivuga kubigize birize kuvuga byinshi nuko ndi umunyamakuru ntabwo nakabaye nyine nkwirakwiza ibihuha kuko nshobora kuvuga ngo arafunze ako kanya bakamurekura ubwo nagaragaza ko afungiye je nakubwiraga ariko ndi nk'umu YouTube yakurega harekura hagashya oya yakurega bishatse bigabanira yakurega ko anga ugiye kumusebya rero ejo nibwo polisi y'u Rwanda yari kuri X twari hano muri radio twari break Inze yanika ko witwa Muheto Shiti Divine wabaye Miss Rwanda muri 2022 ari nawe washize herezo ku kitwa Miss Rwanda nagashize herezo yarayitangiye se yarayikomeze herezo biracyari mu nyiko biracyari mu nyiko nagashize herezo iri kuba oya yacyari gutegurwa yacyari mu mapuro igezeze biri mu nzira byarananiranye nako byarananiranye mani inkoko ivuye mu majyara baravenke umuganura igihe inkoko se yavuyemo Muheto se oya uzafata inkoko y'ipondezi no si inkoko yavuye mu amagi inkoko ninde inkoko ninde amagi uyiteru yijyana uyibage amagi uzasanga harimo amazi ntabwo bivamo inkoko ninde inkoko ninjye inkoko ivuye aba ni abanyarwanda bacu ntabwo ari njyewe narawusanze ndawukoresheje ariko ubu ushobora kuba udahwera ibyo urimo urawuzi ariko yego imyaka 2 irashize nta Miss Rwanda yes none se ubwo habuze iki kandi vuba byagiye mu nyigo bagomba gutegurwa mu buryo buhamye brase Miss Rwanda n'irushanwa rikomeye kurusha kubaka umuhanda uca hejuru hari Kicukiro wundi uca hejuru buriya twabonye Miss Rwanda niremere cyane mu nyigo ko ari mu buzima bw'abanyarwandakazi n'abanyarwanda muri rusange ibyaha byabereyemo cyangwa se ibyatumye hagarara nabyo n'ibyaha biremereye Miss Rwanda irakomeye kurusha kuvugurura itegeko nshinga twavuga na 15 byasabye igihe kingana gute kurivugurura ntabwo byapfuye kwikora ariko nabyo ntabwo byapfuye kwikora byose byasabye process bisaba step kugira ngo itegeko nshinga se ntuzi ko ari ryo riba rikomeye amategeko yo mu gihugu hose niryo riba hejuru yose ese ko twarivuguruye ntabwo byabaye uwo munsi none se ubwo Miss Rwanda niyo igomba gufata ikinyacumi haracyarimo nta kinyacumi imyaka 2 ntabwo ari myinshi reka buriya kugira ngo bize birimo akavuyo ari myinshi akego bize birimo akavuyo byabanza gutegurwa neza bigahabwa bishoboye ubundi ko nakuze biri mu murongo muzima imyaka 2 kugira ngo umve burya ari myinshi uzabaza umuntu wayifunzwe niba uzakubwira ngo ahantu hose urabona ari yashyashye gusa kuri Muheto amakuru agira muri radar avuga ko ibyaha yakurikiranyweho ariko bivuze ibyaha yakurikiranyweho barabure mu byaha polisi yatangaje cyangwa se yavuze ko akurikiranywe gutwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha birengeje igipimo ntabwo nzi ngo ni kangahe turaza kukibabwira hano ndabifite kandi nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agira ngo ni ikindi cyaha hari kugonga urumva kugonga kwangiza ibikorwa remezo hamwe no guhunga nyuma yo kugonga ibyo se ni ibyaha ngo ni bingahe bigera muri 4 hanyuma polisi ikaba ivuga ko imiho gutangaza ibingibi mu minsi yashize mu 2023 mwaka ushize nabwo hari mu kwezi kwa 10 hari natwe kwa 9 nibwo nanone Muheto yakoze impanuka twabigarutseho cyangwa se twabivuze mu minsi yashize imodoka ye yari yagonze ndetse nabaza gukomereka ariko aza kwivuza arakira bigenda neza hanyuma ibyaha nyine byatangajwe cyangwa se polisi yagarutseho bivuga ko anakurikiranweho byamaze no gushikirizwa ubushinjacyaha bivuga ko ngo byakozwe ku itariki 18 hagati ya tariki 18 na tariki 20 zo kwezi turimo ko kwakira kwa 10 muri mwaka 2024 uyu mukobwa mbibutse ko yambitswe kwamba rya Miss Rwanda mwaka 2022 amakuru yize bakabahamya ko yakoreye impanuka ku muhanda wa Kicukiro ugana Remera hahoze Alpha Palace kuri station ya essence ngaho mukuri impanuka uyu mukobwa wari wavuga ko ngo yasumye kuri kampanya yisanze yagonze umukindo ndetse n'ipoto y'amashanyarazi ibivuze ko yagonze ibikorwa remezo bibiri ubwo nyari ibikorwa remezo twarimo tuvuga nyuma yo kugonga uyu mukobwa ngo ukiri muto yagerageje guhunga ariko kugira ngo atabazwe ibyo yakoze nyine urumva umuntu ashobora gukora icyaha akavuga ati birakomeye kagira n'ubwo bagahunga ariko nyuma yaje kugaruka
aje kureba kugira ngo arebe ko akemura ibibazo n'imodoka yengere ko yisubirana ngo nyinshi gihe nibwo yahise atabwa muri yombi kugira ngo dosiye nyine ikusanyire n'ibyaha yakoze uko bimeze. Harimo ngo dosiye yamaze gushyikirizwa urukiko kabazaburana ku itariki 31 ku munsi w'ejo mu kwezi turimo ko kwakira mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Venke ashobora kuba yakatirwa cyangwa akabumwere. Niki wabwira abanyarwanda bakurikira dara? Ibyo byombi birashoboka bitewe nuko yaburanye cyangwa se yagaragaje bitewe n'umunyamategeko afite, ashobora kuba yaburana akaburana neza akaba yahabwa ibihano runaka cyangwa se akaba yafungwa. Muri ibi bihano tuza kureba amategeko ateganya iki ku bihano nk'ibi ngibi cyangwa se ku bakoze ibyaha nk'ibi ngibi, ese yafungwa igihe kingana gute cyangwa se yacibwa ihazabi ingana gute. Kare numva umuvugizi wa polisi yavugaga ko ibi byaha nyine biyakurikiranyweho bitarengeje amezi 6 y'igifungo gishobora kujya muri gereza cyangwa se agahanishwa amanda akaba yatanga akaba yakuba yasubira mu buzima cyangwa se asubira muri famille. Ibyo yagarutseho. Abanyarwanda baribaza bati Miss Rwanda ni gute yisanga yatwaye yanyweye, busobanura gute? Mbere yuko aba Miss Rwanda ni umuntu no umuntu nk'abandi, nkuko nawe umeze udukurikiye muri radar, uko umeze, ibyo ukora, ukubyuka, ukunywa, ukurya, naho muba mutandukaniye. Ahubwo ikintu kibaho hari igihe umuntu agira titire nk'iyo ngiyo, kugira inshingano nk'izo ngizo akaba atabasha kuzirinda. Wubwe ku giti cyafite barara muba hafi amugira inama, bamuyobora ambwira ati kora iki kinyunzi kore, inzira ucamo n'izi ngizi, ambara gutya, itware gutya. Ibyo bintu byose yatabasha kugira abajyanama cyangwa se abo hafi, nibwo isanga yakoze amakosa nk'ayangaya. Akaba kuko ntabwo byumvikana ku muntu abayanyweye inzoga yangiza ngo ajye gutwara imodoka ari umuntu nka ufite titire nk'iriya, afite abajyanama, ntabwo ikosa bamwemera karikwa cyangwa se ngagiye mu bintu nk'ibi ngibi. Ariko byarangiye bibaye umuntu n'umuntu, ntabwo kuba ari Miss Rwanda bimuho uburenganzira kuba yakurikira ngo nakiryozwe, ntabwo kuba afite titre nk'ingiyi bimuha kuba ari umuhanga w'ibintu byose ko atakora ikosa iryo ari ryo ryose, kuko ni umuntu mbene ko ibyo byose ni umuntu. Ati amategeko avuga iki kuri ibi byaha Muheto akurikiranyweho? Igipimo cyitwa BAC, blood alcohol concentration, kingana na 0.08 mu maraso, nicyo ntarengwa cy'inzoga umuntu atagomba kurenza atwaye ikinyabiziga mu Rwanda. 0.08 ibyo bipimo byemewe mu Rwanda byari ko umuntu agomba gutwara afite. Yego, BAC cyangwa se blood alcohol concentration yigeze guca ku mupolisi turimo turatembera, nyine ntera blague nawe atnese ngiye wampimye nkareba nimba aruko nanye aruko igipimo kiri hejuru, nyine arasika kuko yaraziko nta nzuga namwe, yarambwiye ati ntazirimo. Ariko nagira ngo nkarebe kana ntabwo ndakabona karaka alcohol test, nagura aho hamo ntabwo narambwiye mpamwe ndi baraseka byahata hari remera hari imbere yangu, ntabwo twara twakumvise. Ntabwo twara twakumvise ibi nabivamo. Mu Rwanda rero gutwara imodoka wasinze bihanishwa ihazabu. Amafaranga basobanukirwa kuko radyaye twebwe nitwe dushobora kukubwira niba ibintu ibindi by'amarangamutima twarabiretse. Mu Rwanda gutwara imodoka wasinze bihanishwa ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda 150, kongeraho iminsi 5 y'igifungo muri kasho ya polisi, ntago ari muri gereza. Yego, ni mu gihe iyo wagonze umukindo uhanishwa kwishyura amafaranga 1 miliyoni. Ubwo hari 150 ingahe? 150. Ubwo nibyo kugutwara wanyoye ibisindisha. Yego, 150. Hakaba miliyoni uko wagonze umukindo, uko ko yawugonze. Yebyo birimo kuvuga ko wagonze muri dosiye birimo. Ubwo ni miliyoni 1. Gendo yateranya. Iyo udafite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga bihanishwa 50,000, ongeraho gutwara udafite permis de conduire, driving license. Okay. Here we go. Itegeko nimero 34 ryo mu 1987 ryerekeye imihanda n'uburyo bwo kwigendamo, mu ngingo ya 9 iteganya ko udafite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga cy'ubwoko runaka hanishwa igifungo kitarenza amezi 2 n'ihazabu y'amafaranga atarenga 10,000. Amezi 2 hari muri gereza. Mu gihe gutwara wanyoye ibisindisha ari muri kasha polisi. Amezi angahe? 5. muri ki muri kasha polisi muri igihe kingana gute? Ho ni Miss Okay. Ni mu ngingo yaryo ya 42 ivuga ko amahazaba avugwa muri itegeko ashobora kongerwa kugeza ku nshuro 9. Ati
cumi kandi ubwo ndumva abanyarwanda babikurikiye sinzi niba nawe basubiramo wenda bakaba babisobanukirwa igipimo cyitwa BAC cyangwa se blood alcohol concentration kingana na 0.08 mu maraso nicyo ntarengwa cy'inzoga umuntu atagomba kurenza atwaye ikinyabiziga mu Rwanda. Mu Rwanda gutwara imodoka wasinze bihanishwa izahazabu y'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 150 kongeraho iminsi 5 y'igifungo muri kasho ya polisi. Ugomba bagufashe wanze ukunze uburi kugasima hariya.